ndikubaza wazanye sheke cyangwa urishyura cash uri gukina ariko amafaranga 150 yego cyitano pe igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri YORA cash YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Monster Record. YORA cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka YORA cash itanu wahinduka miliyoneri YORA cash mu mpera YORA cash YORA cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari. Yes, nuko tuza mumeze mte niaje how are you comment allez-vous bimeze mte aho muri hose turi kumwe ni Airtel Tigo muri YORA cash comment allez-vous niaje how are you all mumeze mte mu ndimi zose turi kumwe. Okay right, nizera ko weekend imeze neza kabisa twayitangiye ku munsi wejo ubundi zera ko mukirimo mumeze neza uyu munsi wari umunsi w'umuganda ndibwira ko abantu bari kugenda nanone bumva fresh kabisa weekend ukuntu igenda imeze. Of course ikaze nanone ni Airtel Tigo promo ni YORA cash turi kumwe muri aka kanya rero ubutipe meze neza urafunzemo boko twatangiranye rero nagashaka ibintu by'inyo ako fende nababuje ibintu byo kuma intugu nta ntugu ngira ako si YORA cash ibintu by'amapushi ndere kare. Okay right, aba tutari turi kumwe ku munsi wejo byari gitangaza kabisa ejo twatomboye abantu bane kubera iki twatomboye abantu bane twatomboye abantu bejo twatomboye abantu bejo babiri abo nabo umunsi ababa barayibohereje message dutombora iyo bukeye hari abandi babiri badasanzwe rero murabizi ko icyumweru abo nabicyumweru bababujije amanota 5 amanota 5 nta handi bayakura nugutora buri munsi kugera kuwa gatanu ni mugoroba ubwo dutora abicyumweru babiri bagabana miliyoni 2 ndetse zishobora kurenga bitewe nuko harayaba yasagutse muri cash box. Okay right. Aho wicaye rero ko uri kundebi wawe gahunda nta yindi ushobora kwibaza ngo bari ababigenza bate nta kundi fata telefone yawe uri kundeba ndi kukureba andika rimwe wohereze kuri 155 cyangwa se gitego cyangwa se wandika akanyenyeri 155 akadirisha cyangwa se nanone uhamagare kuri 155 ibyo biraguhesha ububasha no kwinjira mu banyamahirwe bashobora gutsindira agera kuri miliyoni 1 buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru nkibutera ko igihembo nyamukuru nta yandi yo nyavuze numva utuntu miliyoni 20 miliyoni 20 zose ashobora kuba ari wowe ashobora kuba ari undi komeza ukine rero ariko Fodward twamwakiriye ariko hari uwundi muntu tutarakira udashobora no gutangira dahari areba ko ibintu byose bigenda neza yitwa Notel ameze neza cyane Gaspar ariko uyu mugoroba ni hatari ni umuganda niki umuganda twawukoze twawukoze kabisa Notel designer uyu munsi kabisa uri umutipe cyane ewa yes mwaka kanyaro Sylvie tugiye gutangira na promo tugiye gutangira na tombora nta kundi nko mubimenyereye dutangira 07 ntago tuyitombora kuko buri muntu wese ukoresha umuyoboro wa Airtel Tigo agomba gutangira nimero yitangizwa na 07 hanyuma mu kibindi cyacu turatangiza imibare 2 ariyo 2 cyangwa 3 muri aka kanya rero ariko nta muja mu protocol
protocol gerayo nk'umuntu w'umutima. mu gihe rero ari kwicara reka dufate akaruhuko gatoya hanyuma turebe hari abantu baba baratsinze by the way right reka turebe ukuntu byari byifashe umunezero wari uhari ni mu kanya gatoya ni Airtel Tigo YORA cash mu kanya gatoya YORA cash wagura inka hano turi mu gasarenda twaje muri promosiyo ya YORA cash ya Airtel na Tigo tukaba twaje gutanga amafaranga ku banyamahirwe babiri bayatsindiye muri iki cyumweru. YORA cash warigisi warya cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari turaguha amafaranga kava amahanga kugira ngo ubashe gutsindira amafaranga byagusabye gukoresha amafaranga ngaho warigisi warya cash wagisi ese wowe aho wicaye urabura iki wowe aho uri mu rugo iwawe urabura iki kugira ngo nawe urye cash nk'abandi tombora yacu iri mu mucyo nta kindi dukurikiza nababwira iki itomborere gusa Sylvie ngira ngo baratubwiye ko video yabonetse reka tuyirebe muri aka kanya urebe ukuntu biba bimeze yes hano turi mu gasarenda twaje muri promosiyo ya YORA cash ya Airtel na Tigo tukaba twaje gutanga amafaranga ku banyamahirwe babiri bayatsindiye muri iki cyumweru. YORA cash warigisi warya cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari turaguha amafaranga kava amahanga kugira ngo ubashe gutsindira amafaranga byagusabye gukoresha amafaranga ngahe 300 wabigenze ute nakanza akanyenyeri 155 urwego ngura ipaki imesha inotari nk'umunsi wa mbere ubwa kabiri nabwo nuko nabigenje amahirwe ansekera gutyo bivuze ngo ubonye 500 wakuye ku mafaranga 300 cyane rwose shora wunguke hanyuma ugira gute uyora cash hamwe na Airtel Tigo urumva umerewe gute kuri uyu munsi nge ndishimye cyane byandenze abantu ntago mwabyumva rwose ni ibyishimo birenze ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. YORA cash okay right ni kava amahanga from gasarenda ngira ngo wamubonye ku 554 afite morale kabisa yarayayoye ariko amafaranga 300 yonyine yakinye bwa mbere biranga ntabwo ari amafaranga 300 by the way ni ishuri right yakinye inshuro imwe aho yatanze 150 buke yarongera arakina nibwo amahirwe yamusekeraga so nawe rero wafata telefone yawe muri aka kanya biraterwa n'icyo ukoresha telefone yawe amahirwe ari mu biganza byawe fata telefone yawe ukanda akanyenyeri 155 akadirishya cyangwa se wohereza ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se Sylvie uhamagare kuri 155 tubibutse ko inshuro imwe yonyine ishobora kuguhesha amahirwe yo gutombora 500. okay right hanyuma inshuro 5 uko wohereje buri munsi inshuro kajya muri babandi batombora kwa gatanu amafaranga y'icyumweru yo nta yandi ni miliyoni 2 zitomborwa n'abantu babiri ndetse zishobora no kurenga twaje rero uyu mwanya uretse gatoya uyu mwanya n'umwanya mutegereje uyu mwanya abakinnye ku munsi w'ejo bari tayari kabisa nkwibutse rero ko hano haba harimo nimero 2 haba harimo 3 ndetse na kabiri hanyuma rero itanga indimo hariya ubwo niyo yiyongera ku mubare wa 07 hanyuma tukareba forward ahuha kuko musanze mubizi twaje rero umeze nk'akanya gatatu ihise yinjira hanyuma batwereka uburyo ni 07 abantu bafite nimero itangizwa na 07 mube tayari kabisa imibare yose irajyamo kugira ngo tubashe kubonamo umuntu umwe wa mbere wegukana amafaranga y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda y'umugoroba yinjiramo na ya kane yinjiramo kabisa hanyuma ahuha ese araza kuba arinde muri aka kanya nk'ibutse rero ko turashaka abantu babiri wa mbere tugiye kuba tumushaka ese biraza ko bimeze bite twagiye zirizuza kabisa yagezemo ni akangahe ni 6 ni 6 twagiye ni bangahe 383 twagiye twibutse rero nk'ibutse rero ko turashaka umuntu umwe wenyine
zinjiye nanone arahuha kabisa reka turebe ukuntu aferi iteye bimeze bite muri aka kanya hinjiyemo kangahe 6 nanone gatandatu reka turebe ukuntu bimeze 20 dushakamo umuntu umwe wa mbere uyu mugoroba wow Airtel Tigo Yora Cash twagiye turebe muri aka kanya se bimeze bite aratoye ndabona ari kabiri ni kabiri ese ni we muri aka kanya bimeze bite ni kabiri batandatu reka turebe muri aka kanya isubizwamo hanyuma ibintu bimeze bite kabisa iradunda ibumoso iburyo hejuru hasi yagezemo ni kangahe kane dukomeza kane ivamo ijya ku ruhande mumaze kubimenyera yes agiye kangahe okay right ni kangahe ni karindwi iramuzanye bimeze bite karindwi iramuzanye ni kabiri sorry sana ni kabiri yes ni nayo yari yanditse hari ariko yes ivamo nanone bimeze bite muri aka kanya gatanu nayo irinjiye gatanu ese niwe okay ivamo nayo ngira ngo mumaze kumenyera ni Yora Cash Airtel Tigo kanga yinjiye zero ikaba yinjiye ijya kuzindi ese niyo zero muri aka kanya rero ikaba ariyo iduhaye umunyamahirwe wacu w'uyu mugoroba reka turebe rero niba koko Sylvie abasha kumubona nawe rero ushobora kuba uri mu bandi ashobora kuba arejo cyangwa ejo bundi ushobora kugura inzu ushobora kugura imodoka ushobora kugura inka telling yatangiye ku mworozi umeze neza amata ukanywa ibintu bikagenda neza ugasagurira amasoko ubukene bukaba mu mutwe I'm telling you so then fata telefone yawe ukanda akanyenyeri 155 akadirishya cyangwa se wohereze ubutumwa bugufi ijambo ryose wakwandikamo niyo yaba ari ubusa kabisa wohereze kuri 155 ibyo biraguha amahirwe nkaya ngaya uyagize Sylvie agiye kuba ahamagara aritaba ni Airtel Tigo hello yes hello bakwitande banyita Mujamariya Christina uherere ninde utuye he Wati mu karere ka Ruhango ariko ndi Kinyinya uri Kinyinya none ko ngufitiye amakuru meza bimeze bite ayahe watomboye muri Airtel Tigo nimero n'ibibari byo iyi nimero kwanditseho iyi nimero kwanditseho wakinnye Yora Cash umva sasa Mujamariya Christine uyu munsi fata orange konje amazi ikigage ibyo ushoboye byose watomboye muri Airtel Tigo sawa umugoroba mwiza tuzaguhamagara ejo tukubwire uburyo amafaranga tuyakugezaho sibyo yego murakoze umugoroba mwiza okay right nguko rero uko ibyishimo kuri Mujamariya bibashije kuba byamugeraho umutima birasakaye kabisa hanyuma rero twihuse reka turebe ikanga yinjiramo biracyarimo biragongana wayibonye okay gatatu toujours reka turebe muri aka kanya gatatu nta mikino ifite uyu mugoroba reka turebe muri aka kanya gatatu zongera kwinjiramo yes zongera kwinjiramo harya abanyamahirwe bacu ba miliyoni bari wahehe miliyoni umwe yari w'Ikanombe nibuka undi yari umurenge wa Kigali hano hari urenze ubwo bazaba ari hano igihe wenda bari buze kuduta ariko twihute tubanze kangahe 9 ni gatandatu turebe 9 kabisa yes twagiye 463 twihute cyane nkibutse rero ko turashaka umuntu umwe kabisa zihuse panga kabisa huha ese ari kwinjiramo kangahe 9 nanone niyo yinjiye niyo 9 zirakurikira kabisa 9 yes ko dushakamo umuntu umwe wenyine reka turebe ijana dunda iburyo ibumoso ninde ni kangahe rimwe Yora Cash Airtel Tigo batandatu telling you batandatu turebe ese hinjiyemo kangahe nanone imashini yinjira umubiri huha kabisa ese yinjiramo kangahe nanone
reka ture muri aka kanya hinjiyemo kangahe gatandatu niwe uzanye gatandatu ikaba iduhaye umunyamahirwe wacu wa kabiri w'uyu munsi ubwo tuba tugiye kumuhamagara notel areba neza telefone niba ariyo ibintu bigenda mu buryo kabisa nuko bimeze kabisa ngira ngo muramwumvishe yaranezerewe kabisa ahari hari ikintu yumvishe Airtel mukoreye ahari yarafite imishinga runaka hari ibyari byararaye hari ibyo yarari gusengera ariko shaka kuba Airtel dufatanyije n'Imana tubashe kuba tumusubije kabisa iri tayari kamutubigisha kabisa yes ese uyu ninde n'umumama n'umupapa ndimo kumva ari umumama imeze bite ndikumva ari umwana w'umukobwa ufunze amaboko atwumve yes Halo? Mwiriwe neza? Aha, nitwa Gitego, ndi kumwe n'umukobwa witwa Sylvie. Aha, tuguhamagaye turi kuri televiziyo y'u Rwanda. Tubwira amazina yanyu kuko ndabashaka kubanza kukumenya kugira ngo nkubwire inkuru nziza idasanzwe uyu mugoroba none. Turi kuri televiziyo y'u Rwanda banza umbwire wakinnye muri promotion ya Airtel Tigo yitwa YORA Cash ntuwumva se ko ngo uhamagaye bana nta tuntu wumva mu mutima nta kintu wumva mu mutima nta kintu wibwira uraki banza umbwire noneho amazina yawe kugira ngo nkubwire ibintu nitwa Mukeshimana Claire uri tayari fungura amatwi n'umutima wabifunguye birafungutse neza watsinze muri YORA Cash na Airtel Tigo yes Mukeshimana Claire utuye hehe utuye Musanze wow ndagira ngo nkubwire inkuru nziza kuba nguhamagaye muri aka kanya ubashije kuba ufite ibihumbi 250 byurabiraranye kabisa tuzagusanga imusanze hanyuma tuzane mashini uzahagararamo ubashe kuba wayora ushaka kabisa uri tayari arasika sawa kabisa komeza wishime kabisa wisimane na Airtel Tigo sibyo asante sana gira ngo wabyumvishe rero araseka asumenesha oh my god ariko uyu mugoroba abakobwa barabyitabira babibona abakobwa barimo baritabiriye itombora ariko yes abakobwa barabyitabiriye abatipe muri he kandi abajama babigize gutya bigize abantu bameze gutya ngo abantu bari abantu batubesha abakobwa barimo barigurira utumodoka hano hanze ngo byageze nta bitanu ushobora gukoresha igitanu man nanjye hari igihe ntaba mbifite reka yes reka rero tujye mu karuhuko gatoya ubundi tugaruke dukora bimwe bibiri bitatu bine ni mu kanya gatoya ni Airtel Tigo YORA Cash cool ntucikwe nawe waba miliyoneri wagura inka wagura inzu wagura imodoka YORA Cash urya itanu wahinduka miliyoneri YORA Cash YORA Cash twaba Gapfi Faustin ntuye mu murenge wa Gasaka akarere Nyamagabe hanyuma kugira ngo utsindire amafaranga ya YORA Cash wabigenze ute aya mafaranga kugira ngo nyatsindire nabonye message ije muri telefone ya YORA Cash nahise fata amafaranga 5 ndangije shyira muri telefone ndakina nkanda rimwe 5 burongera buracya mbikora gutyo ngiye kumva numva barampamagaye ngo watsinze hanyuma Ohereza SMS1 ntaho nzima ntayo yego ugira ijambo rimwe ubwira abantu bakunda kuvuga ngo abakozi ba Airtel na Tigo amafaranga barayirira hari n'abantu twagiye twumva hano bari kuvuga ngo uriya ni umukozi wabo bazanye ngo ntabwo twari dusanzwe tumuzi gira ijambo rimwe ubabwira yewe nabashishikariza gukina kuko ibyo niboneye nabo barabibonye rwose ntabwo ari amareshya mugeni nzi ko ari ibintu bigaragariye buri wese ni ibintu buri wese abone ahangaha ntibakina ahubwo bashishikaye ibi bintu ni byiza cyane ndabikunda Jeannette umugabo wawe akimara kubwira ko yatsindiye amafaranga muri promotion ya YORA Cash wagize ngo ni imitwe cyangwa wumvise ari ibintu ariko kubwira by'ukuri ntabwo numvise ari ibintu by'ukuri nabanjije nyine kubipinga nabyemeye nyuma yabo aya mafaranga ni iki mugiye kuyakoza mu rugo rwanyu
tugahita twubaka twabaga mu bukode. mutuye ubundi mu busanzwe Dutuye hari Nyamagabe ahantu mu Dusego. abanyagasare ndamufashe kwishima ibi byishimo yatera impaye rwose ndabyishimiye cyane murakoze muri abantu b'abagabo rwose iryitanu ryaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore kashi na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 kuyora kashi hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. mu mpakano batuzamurira umuziki gatoya kuko ibintu byo kubyina ibintu Yora kashi yora munzamurira akantu munzamurira akantu ibintu ndabicuruza reka yes twagarutse muri Yora kashi ni Airtel Tigo mwabiyumviye rero harimo Claire w'imusanze ukagira na Christine Mujawamariya yatubwiye ko ari ikinyinya abo bose nababashije gutombora kuri uyu mugoroba muri Yora kashi turababwiza ukuri we muntu uri kutureba inkuru zacu ni impamo uyu mukobwa w'igisarubeti umeze neza ariko igisarubeti bagomba kunkorera igisarubeti ibyo bintu hari n'icy'abahungu right ndabeshya Frodo oya byose ukawenda tuve mu bisarubeti kuko nzaba nyambaye meza mfunze mu boko Airtel igira ibintu byose boko sana sasa hari abantu bakomeza babaza cyane bavuga bati aba bantu batombora gute nanjye wampaye amafaranga rimwe na rimwe barambwira ati gite ese nta kuntu twavuga nkaguha akanimero kanjye ukagashyiramo hambira ni have hari ukuntu bigenda none Frodwar nk'umuntu w'inararibonye uzobereye promosiyo wanayibonye ikiri mu mizi mbere yuko abanyarwanda bose bayimenya so urabona ku munsi uyu ni umunsi wa kangahe ni ku munsi wa 9 umunsi wa 9 yes urabona promosiyo igenda imerite ese iri kwitabirwa bimeze bite icyo twavuga abanyarwanda batangiye kumenya wow batangiye kuyimenya no tumaze guca mu ntara nyinshi twagiye mu majyepfo ejo ndakeka twari Nyamagabe za Gisagara za Kigali turiyo za Rubavu turiyo ariko icyo dushaka nuko byiyongera so buri munyarwanda wese ubuderege ibanga utaruzi iyo turi gutombora hari iriya mibare badutombora nimero zose zirenga miliyoni 5 ziri kuno nari ngiye kukikubaza ni ubu ngubu mu muryango wacu mugari Airtel Tigo ariko utsinda nuwoheje message utsinda nuwohereze message dutombora abantu mu bantu bose ariko utsinda wenyine nuwoheje message bivuga ngo message imwe yonyine igushyira muri ba bantu bashobora gutombora bivuga ngo message imwe ariko ushobora guhita deja aho ngaho urabizi neza kuri mu bantu ikintu kiba kibabaje nuko cyagiye dushyiramo nimero yawe bikandika 0 ukuvuga ngo wowe ubwawe ufite ya nimero igarukira kuri ya mubare tuba dushyizemo ikigaragaza 0 kandi hari amazera kirimo hari amazera ikandika umutuku ni ukuvuga wowe ntabwo uba wakina ngo ya mahirwe aguciyeho tukajya gushaka undi muntu ariko wakoze kugira ngo uzi kuba wicaye ahantu ufite ibyifuzo bati mwana Imana ikampa inzu we ubukwe Imana ikampa noneho hari noneho ufite ubukwe hari ibintu by'ubukwe njya mbona hari umuntu ushaka kunyereza SMS inama y'ubukwe simbe nabonetse inama y'ubukwe kandi abashaka gutwerera ariko reka nkubwize ukuri ayo mafaranga ya SMS nyinshi uramutse ufashe iryitanu gusa ukohereza ni inama z'ubukwe kazikora of course ntiwamenya ngewe ahangaha dushobora kugutwerera mu kanya gato nk'ako ahubwo dushobora gukora ubukwe bwawe bwose ako kanya yes of course yes komeza rata erego ubundi iyo ugiye no kureba amafaranga 150 ibintu agura ni bikeya ariko nka Airtel oya nayo ntabwo igura ayo mafaranga igura 300 okay igura 300 no kuvuga 150 amahirwe ishobora kuguha amahirwe arenga miliyoni hana ya mahirwe arenga ya 500 dutanga buri munsi niyo ngo byonyine ijambo kwandika rimwe ukweza ku 155
bishobora kuguha amahirwe agufungura ubuzima bwawe bwose rimwe ukohereza 155 reka turivuge twumva neza Sylvie reka tubivuge mu mwuka 155 I'm telling you niyo nimero musore uri ahantu naha mukobwa uri ahantu ndabiza kano kanya ushobora kuba wakubiswe biramvikana inkoni utegura ubukwe utegura ubukwe ariko let me tell you utegura anniversaire utegura ibiki iryitanu ryonyine rishobora kuguhindurira ubuzima kabisa rimwe ku 155 byonyine birahagije ukabikora buri munsi wishyuriye minervare y'abana hanga voilà kubera 150 byonyine minervare nyigukubite kabisa imeze neza ubundi utegereze igihembwe gitaha cyangwa nkwishyurira umwaka wose w'umwana iri gitaro byonyine ubundi igitego yes amahirwe ntawe uvuga ngo azaza igihe runaka nubwo amahirwe turayashakisha noneho nka Airtel ikintu tubagira tubashyiraho nimero ushobora kohereza mesaje imwe yonyine rukumbi ntabwo tubasaba nyinshi mesaje imwe buri munsi yonyine bro uri mu biki none se yonyine what are you doing there umva please ibyo nabantu bafite bari ku muyoboro wa Airtel Tigo hari abantu birirwa batubaza sister ko ngese na simukadi nyiguze dusobanure nabo babyumve naho simukadi wayigura ya Airtel Tigo hashize isegonda rimwe ryonyine ukohereza mesaje cyangwa ugahamagara ku 155 ushobora kuba umunyamahirwe simukadi nangahe amafaranga 500 ayo 500 iriya simukadi ayo 500 barayagusubiza baguha iminota yo guhamagara baguha za gigabyte baguha SMS byose ese iyo SMS baguha urakoze kwikomozaho ushobora guhita uyohereza cyangwa ni ngombwa uhita ushyiraho igitano aya ni amafaranga Airtel ishyira kuri simukadi wowe ugomba gushyiraho amafaranga yawe ukayahama ariko ikintu abantu batazi iyo wohereje message rimwe ku 155 ya mafaranga nka Airtel irayakugarurira kuko tuguha umunota umwe wo guhamagara tukaguha na megabyte izo ebyiri za internet ni ukuvuga ngo wohereje na 5 cyangwa 6 ku cyagihe ushaka kujya mu minsi 6 ikurikira za megabyte zigenda ziza na ya minota ikagendeza ku buryo ushobora kuyahamagaza ukora bya bikorwa byawe byo guhamagara ukaba wakinnye kandi waragije no kohereza hari ikindi kibazo gikunda kugaruka abantu baba batwitegereza bataremera ko iyi tombora iri mu mucyo hari tombora zagiye zikorwa zitandukanye na systeme y'iki gihe sibyo turagira ngo usobanurira abantu kuri iyi mekanizme dukoresha uburyo itandukanye n'ibindi n'impamvu mwayihisemo hari uburyo bwinshi bwo gukoresha bitavuze ko na promotion zahise zitari ziri mu mucyo ariko no wenda no kugira ngo abantu babyumve neza babyizere bumve impamvu uko bikorwa uyu munsi siko byakorwaga umwaka ushize Frodouard icyo nagira ngo mabwire ino promotion iri mu ma promotion makeya ari mu mucyo ngo nayo ubushize imyaka yashize yari ari mu mucyo ariko uno munsi urabona ko imyaka iza hagenda haba improvement iyi ngiyi ni promotion ya Airtel ngo iyo tugiye gutombora buri munyarwanda wese yaba uwakinnye yaba utarakinnye uri ku murongo wa Airtel Tigo aba afite amahirwe ariko utsinda ni uwakinnye ni ukuvuga ngo iyo tugiye gutombora hariya nimero tukavuga ngo tukareba umubare ngo 073 tukavuga ngo abafite 3 nimero 073 nibo bagiye gutombora noneho yama bari kurikiyeho twego tureba hano noneho twiye tugiye tureba muri ya mashini yacu ikaduha abari ku murongo bohereje message ni bangaye nibo bashobora gutombora ariko nubwo waba ufite nimero iherurwa na 073 utarigize ukina wohereza message rimwe ku 155 cyangwa se uhamagara iyo nimero ushobora kuba mu banyamahirwe nuvuga ngo ugomba kuba warakinnye nuvuga ngo ikiza kirimo muri ndo tombora nuko tureba abantu bose duha amahirwe abantu bose barenga miliyoni zingahe 5 nuvuga ngo icyo nababwira Airtel ni umurongo mugari ufite abakiriya benshi muri uru Rwanda kandi kirenzeho inshuro imwe yonyine Frodouard amahirwe yo reka tugaruke hano yego sibyo aha hari fatiriya mashini
nuko kaguye ariko reka mfate hano hasi ego yes sibyo nukubera iki ahanga hari abantu bibaza iyo dutangiye haba harimo 2 na 3 nukubera nukubera ko abanyarwanda bose bari mu Rwanda nimero yabo itangirwa na 0 na 7 hagakurikiraho 7 indi mibare ikurikiraho hashobora kuba hakurikiraho 2 cyangwa 3 cyangwa se indi nimero yindi itemerewe gutombora twebwe icyo tureba ni 2 na 3 abanyarwanda abari ku murongo wa Airtel bose baba bari kuri iyo nimero urahushye zirwaniyemo njya mbona zirwaniramo 3 kinjira cyangwa 2 kinjira yes ariko hari izindi nimero hituzanamo ni ukuvuga ngo nka Airtel ni ibigo bibiri byihuje Airtel na Tigo wa murongo umeze neza wa murongo mugari abanyarwanda bose bakwiye no kwitabira kurenza ibindi noneho iyo tuyivuyeho rero imibare yose ya nimero zo mu Rwanda zibagize imibare 10 ziba ziri hagati ya 0 n'9 noneho tugenda muri babandi bagiye muri abanyarwanda bose tureba bose baba bafite amahirwe ariko ugira menshi wa kimwe ni ukuvuga ngo tureba muri ya nimero guhera kuri 0 kugera ku 9 iyo dutomboye tureba umubare umanutse niwo dushyiramo noneho tukavuga ngo umanutse n'uyu nguyu mu bakinnye bari ufite wa mubare ni bangaye noneho tukagenda dukuramo iyo tweretse umutuku babivuze ko wa muntu ufite ya nimero iyo tweretse umutuku yagize amahirwe menshi cyane ariko ikibazo ntago yohereze message bivuga ngo buriya barasi ibintu byinshi bivuga ngo abanyarwanda bose barenga miliyoni 5 aramutse yohereje 1/55 ya nimero ntago yaba umutuku ni ukuvuga ngo yaba abaye mu banyamahirwe nagucemije hari igihe dushyiramo nimero imwe hagurwa tubona hasi hajeho 300 ni ukuvuga ngo ni abantu 300 baba baruhe muri miliyoni 5 zirenga 5 baba baruheje message urumva biba bibabaje kuvuga ngo nimero igiyemo we ntubonyamahirwe ubu ahangaha niho hakora umuti ni umuti ufunze mu cyane kandi babandi bavuga ngo nge ngo nshyiramo ngo se ngo ntarimo oya nimero ngizi dukurikiza amategeko n'amabwiriza tuba dufite noteri nawe aravuga ati oya ibi ngibi ni uku nguku bigomba kugera noteri byose biri mu mucyo noteri bibona ibintu byikaraga bigira bute buriya wahumuriza icy'abantu sawa cyangwa ibyaha mu kanya mwabonaga ndi mu bilisite hano marisite nari mfite narimo nshakishamo ziriya nimero tumaze gutombora dore ngizi mu marisite menshi nazikuyemo urabona imwe ngiyi nashyizeho akazeru kugira ngo bigaragare ko nayibonye niwo wa mucyo tujya tuvuga muri Airtel cyane rwose nimero zohereza ubutumwa muri wa mucyo tujya tuvuga muri Airtel izi mpapuro notera bafite nuvuga dufata abantu bose bakinnye tukabamuha kugira ngo nimero tomboye hariya nawe banze kureba ko irimo buri itarimo haba harimo ikibazo ariko iyo isanzwe irimo ni ukuvuga ngo ibintu byacu byo kuri mashini nibyo mu mpapuro biba bihuye arakoze rero Frodwal ndetse na noteri baba barahanga kugira ngo badusobanurire kabisa kugira ngo wabyumvishe rero yes bari hano kugira ngo ibintu byose bigende mu mucyo kugira ngo buri wese uri kutwitegereza kuri uyu munota amenye ko twese turi hano kugira ngo inyungu zawe zose ziharanirwe mupfa gutombora gusa nimunyibagirwe kuri wa gatandatu uyu mugoroba hari amahirwe ari gutembera ashobora kuba ari ayawe ashobora kuba ari ayundi fata telefone yawe ukande akanyenyeri 155 akadirishya cyangwa se wohereza ubutumwa bugufi kuri 155 mu kanya rero telefone no guhamagara ushobora gufata telefone yawe ugaterefona kuri 155 nawe ukajya mu banyamahirwe twibutsa abantu ko dusigaje iminsi 81 yes nta muntu ugomba kubura rero ko iminsi iri kugenda igabanuka nakubwira iki waratomboye uyu munsi ukaba byaciyemo nejo wakongera nejo bundi nta uhejwe nababwira iki tutibagirwa igihembo nyamukuru ni miliyoni 20. Asante sana Selvi ndetse na Frodwal ushinzwe guhuha kabisa Notel asante sana kuri uyu mugoroba abatsinze namwe felicitation kabisa abandi mukomeze mukora umuti kabisa hanyuma mwabonye hari umuntu watanze akantu k'akabizu k'umuti central kila kitu
wabonye nabibonye okay mukomeze tubasigiyemo video murebe ukuntu ibyishimo bituma umuntu akora ibintu by'amafaranga rimwe ku ijana 55 niwo muti ushobora kuba Airtel Tigo ni Yora Cash tuzongera ejo isaa moya ciao ciao wagura inka Yora kashi hano turi mu gasarenda twaje muri promosiyo ya Yora Cash ya Airtel na Tigo tukaba twaje gutanga amafaranga ku banyamahirwe babiri bayatsindiye muri iki cyumweru Yora Cash warikisi warya cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari turaguha amafaranga kava amahanga kugira ngo ubashe gutsindira amafaranga byagusabye gukoresha amafaranga ngahe 300 wabigenza ute nakanze akanyenyeri 155 urwego ngura ipaki impesha inota rimwe umunsi wa mbere ubwa kabiri nabwo nuko nabigenje amahirwe ansekera gutyo bivuze ngo ubonye 500 wakuye ku mafaranga 300 cyane rwose shora wunguke hanyuma ugira gute uyora Cash hamwe na Airtel Tigo urumva umerewe gute kuri uyu munsi nge ndishimye cyane byandenze abantu ntago mwabyumva rwose ni ibyishimo birenze ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore Cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 Yora Cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda ntucikwe nawe waba miliyoneri wagura inka wagura inzu wagura imodoka Yora Cash kurya itanu wahinduka miliyoneri Yora Cash Yora Cash Twabagapfi Faustin nkuye mu murenge wa Gasaka akarere Nyamagabe hanyuma kugira ngo utsindire amafaranga ya Yora Cash wabigenza ute aya mafaranga kugira ngo nyatsindire nabonye message ije muri telefone ya Yora Cash nahise fata amafaranga 5 ndangije shyira muri telefone ndakina nkanda rimwe 5 burongera buracya mbikora gutyo ngiye kumva numva barampamagaye ngo watsinze hanyuma Ohereza ntaho nzi ntayo yego ugira ijambo rimwe ubwira abantu bakunda kuvuga ngo abakozi ba Airtel na Tigo amafaranga barayirira hari n'abantu twagiye twumva hano bari kuvuga ngo uriya ni umukozi wabo bazanye ngo ntabwo twari dusanzwe tumuzi gira ijambo rimwe ubabwira nabashishikariza gukina kuko ibyo niboneye nabo barabibonye rwose ntabwo ari amareshya-mugeni nzi ko ari ibintu bigaragariye buri wese ni ibintu buri wese abone ahangaha ntibakina ahubwo bashishikaye ibi bintu ni byiza cyane ndabikunda Jeannette umugabo wawe akimara kubwira ko yatsindiye amafaranga muri promosiyo ya Yora Cash wagize ngo ni imitwe cyangwa wumvise ari ibintu ari kubwira by'ukuri ntabwo numvise ari ibintu by'ukuri nabanjije nyine kubipinga nabyemeye nyuma yabo aya mafaranga ni iki mugiye kuyakoza mu rugo rwanyu tuzahita twubaka twabaga mu bukode mutuye ubundi mu busanzwe dutuye hari Nyamagabe ahantu mu Dusego Abanyagasare ndamufashe kwishima ibi byishimo yatera impaye rwose ndabyishimiye cyane murakoze muri abantu b'abagabo rwose ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore Cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 Yora Cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda yahinzemo gake ntibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi uri gukina ariko amafaranga 150 yego ibyitanu pe hamwe na Airtel Tigo ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore Cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe
wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.